umwari Solange ndagushuhuje nguhaye ikaze muri iki kiganiro kigufi tugiye kugirana tukaza kugaruka mu by'ukuri uko murimo mutegura ikiganiro mbwirwaruhame kizahuza urubyiruko. Inyito yacyo ikaba igira iti uruhare rw'urubyiruko rutuye cyangwa rwakuriye mu mahanga mu kubaka igihugu mu gihugu bavukamo cy'u Rwanda ndetse n'umugabane wa Afurika twifuza. Kikaba ari ikiganiro giteganyijwe ku itariki 29 ejo bundi kuwa gatandatu Gicurasi mu 2021, kikazabera online ariko cyateguriwe mu by'ukuri mu Irahe Den Haag mu Buholandi. Ni ikiganiro kirimo mufatanyije na ambasade y'u Rwanda aho mu Buholandi n'urubyiruko nkawe kandi ukaba vice presidente uwungirije umuyobozi wa diaspora nyarwanda mu Buholandi, ukaba ari nawe uzayobora icyo kiganiro nk'urubyiruko nk'umugore. Nagira ngo rero nkubaze iki kiganiro, iyi evenement mwiteguye mute? Izaba irimo bande? Nabonye mwatumiye ba ministre, tubwire muri make ya Solange umwari. Murakoze cyane kumpa ijambo. Murakoze. Evenement yacu izaba kuri uyu wa gatandatu itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu. Ikaba izaba mu Cyongereza, tuzayikora mu Cyongereza. Tuzaba tuvuga ku byerekeye the role of a youth in Rwanda in social economy and transformation. Bishatse kuvuga ko tuzaganira ku byerekeye aba youth of Rwanda in general, tukavuga ku byerekeranye n'abantu youth bari muri diaspora, abajene bari muri diaspora, urubyiruko ruri muri diaspora, ikintu rushobora kugeza igihugu cyacu kugiteza imbere. Ese niki twakora kugira ngo natwe tumenye ikintu cyaduteza imbere kigateza n'igihugu cyacu imbere. Social economy transformation, tukaganira ku bintu byose twumva nk'abantu bari muri diaspora kandi abenshi twifuza kujya iwacu tugateza igihugu cyacu imbere. Ikiganiro cyacu kizaba ni njyewe uzaba uri moderator, host azaba ambassador Olivier Nduhungirehe. Tukazaganira na Honorable Rosemary Mbabazi, akaba ari Minister of the Youth and Culture. Hakazakurikiraho Honorable Portrait Musoni Protes Musoni, akaba ari nawe uri chairman of the Pan-African Movement. Bishatse kuvuga ko bazadusobanurira ku bintu byose birambuye. What is Pan-Africa? What is the role of the youth right now muri iki gihe tugezemo mu Rwanda? Ni iki twakwigezaho? Ni iki twageza ku gihugu? Tourisme ni iki dushaka kugira gushishikariza abantu batazi igihugu cyacu, batazi wenda ukuntu twateye imbere. Dufite tourisme nini cyane mu Rwanda ubu ngubu, mu bihugu bigezweho muri Afurika turi mu ba mbere. Ni iki nkatwe turi hano muri diaspora twashishikariza abashuti bacu bashaka gusura u Rwanda? Ese barara he? Hoteli se zirahari? Ibiciro birahendutse? Ese nkatwe dushatse kujya iwacu twabigenza gute? Natwe hari abantu wenda batazi yuko ubu ngubu dusigaye dufite wenda ahantu umuntu yajya kuba, cyangwa ibibazo byose bizaba bifunguye. Ubu hazaba harimo umugenzi wacu w'umudiaspora Mrs. Sado Mubyeyi, nawe ni umunyarwandakazi wakuriye hano mu Buholande, akaba yararangije amashuri ye, akora ibintu byo muri tourisme cyane. Nawe azagira icyo avuga nk'umuntu uri muri diaspora. Ntibagiwe ni njyewe uzaba uri moderator y'icyo kiganiro.
nkaba ari njyewe nyine uzayobora ikiganiro kizaba online nk'uko wabivuze, kizaca kuri YouTube, kizaca kuri Facebook live, kizaca no kuri Webex. So abantu bose turagira ngo tubatumire, tubashishikarize mwitegure iki kiganiro. Ntabwo ari mu Buholande gusa, ndashaka kuvuga ko ni diaspora yose kameme, kugira ngo abantu bose bari mu bihugu byose, abayuti mwumva ko mufite icyo mushaka kugeza mu Rwanda, ibibazo byose mwaba mufite. Hari benshi mufite ama objective wenda yo kujya gutangira business, gukora imishinga mu Rwanda, wenda mukamuvuga se nzahera he, nzabigenza nte. Iki kiganiro ni icyanyu, ibibazo byanyu byose tuzabyakira. Kubaza ibibazo mushaka gukora comment, tukabona ibibazo byanyu mwabashije byose bizakirwa, ubundi no guhamagara mwe nabyo bizashoboka. Ariko cyane muri comment nibyo byiza cyane, kwa ko biragaragara kandi birahaguma tukanabibika. Wenda niyo tutabona ikibazo cyawe ariko wacyanditse twazagisubiraho. Ndumva ari ibyo nyine ni ibyo tuzaganiraho. Ibyinshi cyane ni guteza igihugu cyacu imbere, kwiteza imbere, kumva yuko natwe dushobora kugira icyo dukora nk'abayuti, kubera ko u Rwanda rw'ejo ni urwacu. Ndumva ari ibyo navuga. Nakwibutsa ko no muri gahunda ko nayibonye bizaba ari impamvu y'ikiganiro nayo, niba nakunganira, ni ukumenya amateka, umuco, no gukomeza kumenya aho urubyiruko, ababyeyi bava, ngo utamenya aho ava ntamenya aho ajya, kandi ariko bunga ubumwe bwa Afurika. Cyane cyane ko iki kiganiro kizaba kiri muri gahunda yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 58 ya Union Africaine, ubumwe bwa Afurika, umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Kera witwaga umuryango wa OIWA, ariko uza guhinduka. OIWA yari Unité Africaine, Organisation de l'Unité Africaine. Uyu munsi ni Union Africaine. Izi imyaka 58 akaba ari muri ibyo nasomye muri gahunda mbere yuko tujya duhura mu kiganiro. Nagira ngo nkunganireho, nagira ngo niba ikintu wakongeraho mbere yuko dusoza, ko ntabwo ndi bukubaze byinshi, ahubwo tuzaganira wenda nyuma y'ikiganiro mbwirwaruhame, cyangwa se tunagikurikira ubwacyo. Niba hari ikintu wari ufite twasorezaho, umwanya ni wawe. Murakoze cyane. Urumva muri diaspora dufite abana benshi, abayuti benshi, urubyiruko rwinshi, abenshi bakuriye hano batazi umuco nyarwanda. Ikaba ari cyo kintu ambasade yacu hano mu Buholande ishingiyeho cyane, kugira ngo twegerane, twige umuco, twige ikirimi cyacu kinyarwanda. Niyo nshinga ya mbere dushingiyeho. Rero izi nama zose dukora nayo irimo umuco, byose ni umuco, kujyana tourisme mu Rwanda, guteza igihugu cyacu imbere, kumenya imico nyarwanda, byose turabikurikiza, byose tuzabiganiraho muri iyo nama. Murakoze kunyunganira, ndumva ari ibyo navuga nyine. Nagira ngo rero ngushimire kubona uyu mugoroba ufashe umwanya wawe ugashyira imirimo yose wari urimo ku ruhande kugira ngo tuganire, tubwire ikiganiro cyo kuwa gatandatu. Ariko niba ubishaka, ushobora no kuvuga mu kirimi cy'iwanyu aho ngaho mu Giholande, ugatanga message, cyangwa mu Cyongereza. Rwose nguhaye umwanya, sinzi wenda kubyumve, ariko we abo ubwira baraza kumva. Sinzi niba hari ubikeneye. Yego, nta kibazo. Ndashaka kuvuga mu Cyongereza kako mu Buholande twese tuvuga Icyongereza. N'abantu bazitabira iyo nama tuzaba turi kuyivuga mu Cyongereza. Icyo nababwira ko inviting all the youths in the Netherlands, please join our meeting on Saturday 29th of May
I would like you to come with your ideas, come prepared, ask your questions, don't be afraid. There is no question that is stupid. Every question counts, and feel free to join our meetings. Don't think of you are separate or you are different. We are all the same. We are all Rwandese. We also invite our Rwandese friends, Dutch, any other countries. If you really want to learn or you want to know what is the meaning of Pan-Africanism, what is the meaning of social economy, transformation, just feel free to join us. I know on our Facebook, we have a lot of the friends of Rwandas. You are all welcome, and please, the youth of Rwanda, I am inviting you on Saturday, and you will not regret of joining our meetings. Thank you very much, and have a nice evening. Mu Kideci bavuga ngo iki ngo murakaza neza. Thank you, Bibel. And final font. Okay. Fijn, welkom. Welkom en welkom. Nodig iedereen uit. En vrienden, familie. De ouders zijn ook welkom. En voor gewoon vrij om jullie vragen te stellen. En ja, het gaat alleen maar in Engels worden, dus ja. Umaze imyaka ingahe mu Buholandi umwari? Naje mu 2002. Ubwo maze imyaka 19 ngira ngo. Duheruka kuganira umbwira ibikorwa byawe, uracyikorera, ufite kampani yawe, sasa? Uri umukobwa w'intangarugero. Ubutaha tuzareba ukuntu twazongera kuganira, utubwire ibikorwa byawe, ko numvise ufite ibikorwa bifatika kandi bifite icyo bivuze, cyane cyane ko ukorana n'ikoranabuhanga. Mu byo ukora harimo transport, harimo ikoranabuhanga, harimo management. Ni byiza. Murakoze. Ndimo ndaganisha mu Rwanda nanjye, inama yo kuwa gatandatu ni iyanjye nanjye. Okay. Bibaye ngombwa twajya mu Rwanda twese. Urakoze cyane umwari. Ijoro ryiza rero, Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde, naho kuwa gatandatu. Murakoze cyane. Urakoze nawe.